abakinnyi batanu top 5 ubu muri shampiyona beza kuri wowe. Abakinnyi batanu urumva Fazare wenda wakinnye igihe gito muri Rayon n'umubakinnyi match Fazare nakinnye mbona match imwe gusa nakinnye ariko ya Marine I think so yari Marine ya Marine uko Muhazi yari ya Gicuti yari ya Gicuti bo abakinnyi batanu birangoye kweri ariko bo reka ngerageze ari umukinnyi kwanza reka mpere kuri Claude kapiteni wa APR niyo mugabo Claude unarebye no muri national team ko nyenda muzi mbona yakoze improvement ikomeye kabisa ngiye kubwanjye numva muri abo batanu nabarimo umukinnyi wa kabiri abantu baraza kumbabarira baraza kumva APR Sport gutyo ariko hari n'umupeti muri Sport bafite ngiye nkunda cyane Bagayoko nde Adama Bagayoko kira cyane ndagikunda cyane nacyo nubwo kitabona iminota myinshi sinzi ariko mbona nawe muri abo batanu nihuse ariko kubera ko abakira ko ari nawe ngo amurangiye abatoza ubwo tuye umwana mumwiteho ukiri muri Rayon cyane ko buriya umupira niriga tala ubuyibona noneho buriya afite n'ibintu biri extra ko n'umpeti we aracyari mutoya ngo bamuhaye umwanya bakamwitaho yaba super player kabisa. Undi mukinnyi ndajya kubagariki umugariye buriya nubwo akiri umwana ariko Gaël ngewe ndamuprefera Cyuzuzo Aimé Gaël impamvu n'umwana mutoya nyine ugikenewe gukosorwa utuntu tumwe n'utundi ariko ari muri equipe nziza iri strong kabisa ifite aba defenseurs bari strong yaba ari umukinnyi nawe numva nazana mu bakinnyi batanu. Undi n'umukinnyi wa APR ndakeka nyene nibwo nari nanamubonye ntago buriya akenshi nkunda kureba match cyane kubera ibyo bibazo nyene n'ubundi biba ku ma stade ariko ari umukinnyi twakinanye hagati ejo bundi gusa nk'ari strong gutyo kuntu sinzi akinye batatu hari Ruboneka hari Dauda hakaba na Lamine Ba akinaga kuri 6 ku 8 ku 10 yakinaga manzari nko kuri 6 je pense uwo ni Dauda una nyine ugisore mukufasha kabisa ubundi ukahita ushiramo na Ruboneka Claude Ruboneka Dauda Claude Adama na Gaël ako arona ureba ku buryo winjiye mu Mavubi cyane byagenze bite niryari bo buriya ni story ndende cyane ninjira mu Mavubi for the first time njya Mavubi yansanze nkora entraînement hariya mu Rugunga uko niho nari ntuye umva hari ukuntu baburaga ikibuga bakaza gukorera mu Rugunga hariya ndabyibuka byari dimanche kuri malaria baraza bategereza ko turangiza yari ikipe y'igihugu cyo gukorera hariya isangamo bandi mwebwe dusangamo nyine aba volontaire twara aba volontaire dukorera hari urumva hariya ngewe urumva nabaye mu Rugunga hafi imyaka 7 surumva ikibuga cyane cyari kuri malaria even narajya no muri Sport urumva ro baraje kwa kundi umutoza nyine bicara bategereje ko turangiza iyo gihe se wari ukiri muri Etincelle nduri muri vacances icyo gihe nakinaga nko muri za Stella Maris cyangwa se muri Etincelle gutyo ariko nyine biraho ngaho turumva nabaga muri giwacu nta pressure urumva nzi Kigali kwisurira umuryango wanjye ko mfite umushikanje abaye Kigali hano kuba muri za 90 urumva nkaza nkiberaho ngaho ubwo urumva umutoza yarambonye icyo gihe hari Ndera hari umutoza wigeze gutoza Rayon Sport wabagi Buraya sinzi bamwita nde agatoza national agatoza national babiri Sport barahari ndaza kumwibuka ubwo entraînement zacu zarangiye arampamagara arambitse bimeze bite amakuru bakwita nde ndamusobanurira arambwira uti se birashoboka ko ejo wazaza muri entraînement tambira nta kibazo muzakora ryari
gutyo niko natangiye kuza njya muri entraînement hashize nka 2 jours arambye senior icyo gihe bateguraga kujya muri Sekafa Zanzibar ya under 20 ariko icyo gihe sinagiye gusa nakoze entraînement hamwe nabo n'iki baba icyo gihe ndakeka Amavubi yabaga kuri Sky Hotel hari mu mujyi urumva it's been long time urumva ubwo ibyo birarangira none haza kubaho selection ya Renani Palatina kubwa Palmagreen iyo selection rero haje kubaho Imana imwishimire namuhabarire mzee wetu Vigure haje kubaho selection mu Rwanda hose funga mu Rwanda hose byageze n'igisenyi ba selection abana n'iki sinabasha kuza muri selection kubera ko nayifitanye beef n'umutoza n'iki nanze kumukinira aragaturunwa twajyaga dukora igisenyi ka Kiraidi umva ko gaturunwa njye ntabwo nakamukeneye bitewe n'ibyo twigeze tuvugana tutumvikanyeho nigira muri equipe yo mu rugo nyine muri quartier abigira beef nabwo natinye kubivuga icyo gihe ni ya selection ariko kubera ko nafite iyo confiance mfite icyo cyizere abantu narabaretse barakora ndavuga yuko nzajya Kigali sabe gukora imyitozo kuko numvaga ko mubani Gisenyi nibafata batanu nyenza zindi mu wa kabiri urumva bafasha abana bagira muri za 20 kombye mburamo ndavuga ntago byashoboka Gisenyi wemeraga nde uvuze ngo uzaza muri nkwa oya nyine urumva ndafata muri generation yanjye urumva ubwo naringereranyije ndavuga uti mu bana batanu bazafatwa ku Gisenyi ntaza ndi wa mbere nzaza ndi wa kabiri ariko urumva kwibura muri 20 combien urumva byari ikibazo ndamanuka ndazi Kigali myself icyo gihe bari gukorera entraînement mu mahoro hariya abo ni yuje isoni ikiwe batanagufashe ururimi kuvugana n'umutoza urumva zari hatari ndabyibukana namushimira Dr Nuh niwe wari uhari uwo munsi naragiye mpisho tugodio twanjye ahantu gutya kuri stade Amahoro itaravugururwa nyine ubwo ni muri za nkingi munsi za nkingi hariya abantu baraciye muri byinshi ndaza nsaba umutoza ndamusobanurira ubwo nabwiye n'ubu ndambyute banangwe numvugire hano araza ndamusobanurira ngende umunyagisenyi baransize kubera ibi nibi bimeze gutya na gutya ariko nifuzaga ko mwama entraînement nzajya nanataha mu rugo ye ibyaro kare ntabyo nkeneye ngiye mumfashe ndashaka kwikorera tize nubona merita umfate ni nta merita kandi nabwo nta mutima mubi sinzababara ariko icyo nshimira Uwiteka nahawe imyitozo ndetse tunavoyaje ndi kapitene batari bagufashe Gisenyi batari bamfashe icyo gihe twese tujya mu Budage byagenze bitese urasimbutse ariko yabivuze nasabye imyitozo we yakoze performance idasanzwe nyine nkora imyitozo ndabyibuka within 1 week urumva nakoraga nyine ndi hanze nyine kunzunguruka sometimes bakanshiramo nkakina ariko ngiyewe nayo mfite numbero ndakora bigeraho umutoza bampamayo urumva nazaga gutyo bigeraho bamajezi bigeraho njya muri camp bigeraho nangira gukina tumatch amikare mbere yuko tuvoyaje ariko birangira n'ubundi ngiye ndi kapitene bari bansize binarangira nge na Migi dusigaye mu Budage no twari tugiye muri Sweden